Money TV manje kubasuhuza kandi mbifuriza ibyiza byose mwifuza. Kuri iyi nshuro rero tugiye kubereka uko twakora amafaranga muri platform ya Power Workers and dukoresheje uburyo bukurikira. Iki ni igice cya kabiri, cya mbere mwaragikunze mwakoze like, tubona ko ari ibintu mwakunze kandi mwishimiye kubera ko bikoresha ukuri kandi bikaba bisobanutse. Niyo mpamvu rero tugarutse kugira ngo tubafashe, ngira ngo abantu babashije kwibagirwa password mbafashe. Iyo ukanze kuri link mba naguhaye, iyo urangije ukanda hano ukavuga ko wibagiwe password, ubundi bakagufasha kuyigarura. Nimukora like, ku bantu batabisobanukiwe bazatwandikira no muri comment, n'ubundi tubagezeho igice cya kabiri kibisobanura neza. Kubiyandikisha twarabisobanuye. So twagiye rero turakora injira, turandika injira cyangwa turakora kuri injira, baduhe password yacu twinjiremo neza cyane. Icyo turi bukore, ugomba kubanza wareba ko ufite connection yihuse cyangwa se ikora neza. Ngira ngo murebe neza iyi platform nge rwose maze kuyikoramo amafaranga afatika kandi bitari ibyo kuvuga ngo ni application irimo kubeshya cyane. Oya, si application ibeshya na gahoro, ahubwo ni application ivugisha ukuri cyangwa se ikoresha ukuri. Ngira ngo rero dukomezanye turebe uko iyi application ikora. Muraza kwihangana, ntabwiye ko ikintu cya mbere iyi application baramamaza kubera ko yagiranye amasezerano na Google kugira ngo ijye yamamaza, noneho ikore ibikorwa byayo ku neza cyangwa se nta kibazo twaye. So ngira ngo rero dukomeze muri hangana. Icyo nshaka kubereka ni uko hano mukubona ko amafaranga nakoreye ari 3,40. Iyi application rero iri gutanga amafaranga rwose ku buryo bufatika kandi busobanutse. Icyo turi bukore, ngira ngo hano muri kubona ko amafaranga amaze gukorerwamo, niba mubireba neza hano ni 17,970. ayo nayo nabikuje, mu gihe ahangaha ari amafaranga bigaragara ko ariyo mafaranga nakoreye. So ngira ngo murabibona neza cyane, ntabwo ari byo kubereka gusa. So rero hari abantu bibajije tese ni byiza amafaranga turi kuyabona, ese bikorwa gute? Ngira ngo nibyo tugiye kureba. Hari akandi kantu nari ntaberetse hano, murabona handitse ngo akazi wakoze. Nubwo uri kubona ko ari kamwe, ariko nuko ari ibikorwa bijya gusa umuntu aba yakoze. So ngira ngo rero turaza nk'uko bisanzwe naberetse aho tugomba gutangira hano ku turongo dutatu mu nguni y'ibumoso hejuru, turaza duhakande. Nuhakanda uraza kubona amafaranga ufiteho. Ngira ngo mukurikire neza cyane, ntabwo nshaka ko mbasiga, noneho ndagira ngo buri wese asobanukirwe neza cyane. Mukanda share, like ndetse na comment ku byo mushaka ko twabakosorera kugira ngo bisobanuke. So hano muri kubona ko hari amafaranga, kugira ngo dukurikire neza hano muri hangana. Ikijyanye na connection hari igihe kidutenguha, nyine birashoboka. Ahangaha muri kuhabona amafaranga, ubwo ni yayandi n'ubundi dufita. Hano hari shaka akazi, hano hari akazi nakoze. Ndagira ngo kuri iyi nshuro rero twige uko wabona akazi ndetse ukanagakora. Ngira ngo mumanze murebe mbere yuko tujya gukora akazi. Ngira ngo murebe hano neza cyane 3,40. So tugiye twe gushaka iki? Akazi. Hano ubu uhita ureba akazi wakoze. Hano time on nzabereka uko ikora ndetse no gukina game hamwe no gutumira inshuti byinjiza amafaranga cyane. Kimwe nuko muri kubona amafaranga nakoreye nyuma ya video naberetse, ubwo nabikuraga mwabonaga ibyari bisigayeho kari 40. Ubu rero ninjije 3,000. So reka nkore rero dutangire n'akazi murebe. Urakanda kuri nshaka akazi, hano handitse hot mu kazamu k'umutuku. Hano bari kubwira ngo urahitamo akazi. Ese urareba kuri Telegram, kuri website cyangwa YouTube? Akandi kazi se cyo kwandika, ni igishushanyo se cya kwinjiza amakuru?
biraterwa n'ibyo uri gushaka. Twe rero murabona ko twasize ku kazi kose, hano handitse akazi kose, buriya biba bisobanuye ko ari akazi kose twahisemo. So turamanuka rero bitewe n'akazi kose, twe turaza ducagure, tuzamure gutya, tugende. Muri kubona ko haranditse ngo kwiyandikisha kuri Gemugara ni 2.30, sibyo? Noneho umubare ni abakozi bakenewe ni 3, ngira ngo mujye mubireba neza kuri buri mukino biba bihari. Noneho kwashyizeho, ni ukuvuga ngo akazi kashyizweho tariki 22 saa 5:45 n'amasegonda 18, 22 z'ukwa gatandatu uyu mwaka turimo. Iyo ugiye gusaba rero usaba hano, ushobora kuvuga ati reka aka ntigahagije, ukazamuka uvuga ati reka ndebe agahemba amafaranga menshi. Urareba nk'aka gahemba 50, kugira ngo muyarebe ko neza cyane, abantu mumaze gusobanukirwa. Noneho numaze kubona ko gahemba 50, urakomeza hasi, aka gahemba 100 ni ugukora sign up kuri Gemugara, kugira ngo birigaragaza. Hano wakoreramo 100, urumva ko aka gahemba menshi gukora sign up gusa, aka gatanga 10. Zagira nkomeze mbereke, hari ibintu biba byumvikana, ndetse na hano kwiyandikisha ukoresheje link ni amafaranga 5. Noneho warangiza ukaza, icyo uri buze gukora wowe urareba ugahitamo. Dore nk'iyi ni ugukora join muri Hifami, hari abasanzwe bayizi. So rero murebe hano, ndagira ngo turebe ibi ngibi. Murabona ko uyu nguyu uvuga byiyandike mu Cyongereza, uyu yaje gushaka views hano ku ba YouTube creator naribabwiye. Hano rero we icyo ari gushaka ni iki? Icyo ari gushaka ni ugukanda like, ukandika comment. So rero iyo ukanze like ugakora na comment, aguha amafaranga 10. Ikindi aka kazi gakeneye n'abantu 296. Ikindi kamaze igihe kingana, kasizweho 25, ubwo n'ejo hashize, kuko ubu turi 26, ndetse ari saa 10:13:45. Icyo rero twe tugiye gukora, reka tubikore kimwe nk'uko namwe murabinkora kuri iyi channel yanyu ibagezaho ibyiza byose mwifuza. Turaza gukanda kuri saba, turangiza gukora kuri saba, ikintu turi bukore turakandaho. Tumara gukandaho baraduha ibirambuye, ngira mu kubibona hano. Bakubwiye ngo kanda subscribe, uraza ureba video yawe, nuyirangiza ukaba uyigejeje aho igomba kugera, uraza urebe ku ijambo subscribe, buri kandeho, nurangiza ukande kuri like kukaganza kareba hejuru, nurangiza bakubwira ngo sharing, uze gukanda kuri aka fresh. So nibyo tugiye gukora rero. Gerageza kandi inkunga yawe ukanda subscribe, urayikandaho gutya, kanda notification, ngira ngo iyo umaze gukanda subscribe uraza kubona akantu kameze gatya. Noneho niba bakubwiye ngo urakanda like, uraza gukanda kuri aka kaganza kacu, uraza ugakandeho karahita gahindura ibara kabe umweru, ngira murabibona neza cyane. Noneho niba bakubwiye gukanda notification, kugira ngo hazaba hari akantu kakazogera, niko uzaza ukandeho, nako uze gutegereza nk'umuntu wagakanzeho baguhe kureba ijambo all. Urakubona hano haranditse ngo gukanda like, ukandika comment, baraduha 10. Hano haba hari ibisobanuro by'uko uri bukora akazi. Ugomba kubanza wasoma amabwiriza y'akazi mbere na mbere, kugira ngo utaza kwica akazi amafaranga ukaba wayabura. Kugira ngo mubirebe neza cyane, kugira ngo mubirebe neza cyane rwose. Ndihangana gato, mba nshaka ko bigaragara. Haranditse ngo kanda handitse saba, hanyuma barakugira kuri YouTube urebe video umunota umwe, ukande like, unasige comment, ufate screenshot yerekana ko wakoze like, unambwire amazina wakoresheje wandika comment. Icyitonderwa nukanda like ukayikuraho nyuma ntiwishyurwa, kuko system iraba ibibona. Icyitonderwa nutandika comment ntiwishyurwa, kuko system irabibona. Okay, twagiye rero. Icyo tugiye gukora ni iki? Turakora hano handitse tangira. Ahanditse tangira turakanda. Niturangiza kuhakanda, ngira ngo mwitonde murebe neza cyane nuko baba twamarizaho. Hano handitse hasi ngo warangije akazi, baba bari kukubaza ibibazo. Murihangana nyine, nabwiye ko systeme iyamamaza, ariko bitewe n'akazi turi gukora, twe turafungura itwerekeze
hahandi urabona ko handitse ngo this video has been removed by the uploader, ni ukuvuga ngo umuntu wayisizeho yayikuyeho, bivuga ngo hano ho ntabwo tubashije kugerayo, nta kosa ryacu rero. So icyo turi bukore ni iki? So ngira ngo rero nyuma y'iriya yanze, reka dukore iyi ngiyi nayo bari kudusaba subscribe, turakanda kuri saba, niturangiza dukande kuri saba dutegereze ize gufunguka, ni ukuvuga ngo bahita batujyana aho dushobora kuyibona. Turategereza rero kubera connection, noneho baraza gufungura batwereke details zose, nayo imeze nka kwa kundi ni ukujya kuri YouTube ukandikamo kabatwa, urabona agasoti ka mbere ubanze ukarebe gato, uhita ukanda kuri channel, kande subscribe, ntiwemerewe kuzana screenshot ya kera, byanze urebe akavideo n'amasegonda 30. Ni ukuvuga ngo urafungura tegereze. So ngira ngo rero hano tugeze, iyo umaze kuyireba ukora screenshot nk'uko nabibabwiye, warangiza ukaza hano hasi muzanengo y'amanota, ngira ngo uri kubona umubare w'isuzuma na 2 ukoreshejwe, noneho ibisabwa andika ibyemezo akazi wahawe gakozwe neza, wandika hano, noneho warangiza ukohereza. Noneho niba bakubwiye ya screenshot uraza ukaya-uploadinga ahangaha tugiye kubereka, nuvuga ngo screenshot uraza ugakanda hano ikaba uploaded hano. So noneho warangiza haba hari na link wakoresheje, proof link, nubwo atari ngombwa uyishyira hano link yawe, ariko sina ngombwa naho utayihashyira. Nuvuga ngo ikiba gikenewe ni ya screenshot wakoze ko akazi wagakoze, warangiza ukaza ukohereza hano ku ijambo riri mu bururu, ubundi akazi bikagaragara ko wagakoze kuri Powerwalker Earn. Ngira ngo ubu ni uburyo bwiza tubonye, cyangwa se reka tubikore kugira ngo bigende neza, kanze tubikore kinyamwuga muri hangana, katujye kuritangira gukora. Ubwo tugiye gufungura ya video batanze kugira ngo tuyirebe gutya, turangiza gushyira muri video, tubone amavideo hari, tukande hano kuri video twemeze gutya, tegereze ifunguke, nubwo muri hangana sinyigire furu. So ikintu turebye ni iki? Ikintu turebye ni ugushyiraho video, nuturangiza turayikorera iki? Turakora subscribe, kuko nibyo badusabye. So turabigenza dute? Turaza hano kuri channel yacu hano, ngira muri kuhabona dukande subscribe, ngira ngo muri kubona ko bibaye subscribed. Niturangiza tukande screenshot yabyo, screenshot ku bantu batazi gukora screenshot byaba ari ikibazo. Ubwo screenshot yayo niba turangize, ngira ngo mukurikire, turaza dusubira inyuma hano kuri telefone yawe, usubira inyuma, warangiza gusubira inyuma ukongera ugasubira inyuma nanone mpaka ugarutse hahandi twari turi ahangaha. Noneho ukaza ukandika ibyemezo, ukaba wenda hano mu byemezo tugiye kwandika ngo akazi twagakoze neza, akazi nagakoze neza, ugashyiraho amazina yawe, cyangwa se niba ari izina rya channel usanzwe ufite wakoresheje. Noneho hano ukemeza ngo amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa, ubwo ni kano kazu, ugakandamo kakavivura. Noneho warangiza ubwo hano ushyiramo n'amazina yawe, hasi n'igitekerezo wumva ushaka wacyandikamo hano hasi kuri choose file ahangaha, ubwo uhita uhakandamo,
iyo hakanzemo urategereza bakujyane mu mafoto se cyangwa se muri ya ma screenshot, turahita tuyihitamo dukore dane. Niba mubibona neza murabona ko screenshot hano yagezemo. Ikindi turi bukore, link ntago ari ngombwa, link si ngombwa, ahubwo ikintu turi buze gukora turahita tuza kukohereza. Iyi ni platform nziza cyane yo mu Kinyarwanda, twohereze. Tumara kohereza murabona ko bihise bihindura amazina, itegeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa, ngira ngo murabona ko byose bivivuye. So rero iyo wakanze kohereza bigahinduka kuriya, ni ukuvuga ngo wowe akazi kawe uba wagakoze, akazi wasabwaga wagakoze. Icyo ukora urategereza ubundi ukareba ko amafaranga yawe baza kukwishyura. Ntabwo bahita bakwishyura aka kanya, ahubwo urabikora ugasigara utegereje inyishyu yawe. Iyo rero wabikoze neza ukanda hano bikaza mu bururu, ubundi ishatse waza hano kuri twa tudomo tubiri ukareba akazi nakoze hasi, akazi nakoze hano mu ruhande rw'ibumoso, ngira ngo muri kubibona. Ikindi muri hangana network ni ikibazo, kugira ngo nk'uko nabiberetse umaze gukanda hano urabona ko biba icyatsi, ugategereza. Noneho bitewe na connection nge muri hangana, iyo umaze gukanda hano ku icyatsi urategereza gato connection ize kubikora neza cyane. Iyo connection rero yaje birongera bigasubira nka mbere nk'uko byari, ahubwo nyura hano handitse ngo akazi nakoze, ukanda kuri utudomo dutatu ukaza ku kazi nakoze ukemeza, urangiza kwemeza ukaza ukakabona. Ngira ngo muri kubona imirimo yagiye ikorwa hano, ya mbere hariho gutanga nk'isuzuma, noneho iyo wagakoze usigara utegereje. Ngira ngo muri kubona ko hano ni ibitegereje, hano ni ibyemejwe byagiye bihembwa. Hano uri kubona ko nahembwe 10, hano nkaba ntegereje 5. Yego, noneho rero ngira ngo ni ibintu bisobanutse, ibikorwa byawe biza hariya ku kazi wakoze. So rero ubutaha tuzareba uko watanga akazi noneho nawe, ngira ngo ni ibintu bisobanutse neza. Noneho ikindi, hari abantu yenda bavuga tuti ariko ntago ibintu bisobanutse, ni gute waba wagize ukorera ifaranga ingana iki? Reka nzi tuze noneho no kureba uburyo ki amafaranga twakoreye twayabikuza. Mureba turaza hano handitse kubikuza, twemeze. Turangiza kwemeza amafaranga, hano bari kutubwira ko amafaranga yose tubikuye bagira aho bakuraho 60. Rero hano hejuru hitamo serivisi, hepfo ugashyiraho nimero amafaranga ari buzeho. Ugomba kuyishyiraho tu. Noneho hasi amafaranga ushaka kubikuza, tuvuge nkanjye mfiteho 3,000, sorry ni 3. Noneho ndemeza. Nimara kwemeza hano kugira ngo urategereza. Hano ngo habaye ikibazo, balance yawe ntihagije. Habaye ikibazo, amafaranga ntabwo ahagije. Ngira murabibona ko n'iyo bidahagije bakubwira ko adahagije koko. Turongera dusubiremo hirya turebe impamvu ki amafaranga adahagije. Turaza tukande kuri MTN. Irashoboka ko ari uko nari nanditse 3,000 kandi hariho 340. Reka nibura nshyiremo nka 2,500 turebe. Noneho hano amafaranga, sorry ni amafaranga 2,500. Noneho hariya hejuru naho amafaranga ari bujye. Shyiramo nimero yawe, noneho ukemeza kohereza kubikuza. Kanda ugategereza kubera connection. Ngo habaye ikibazo, balance yawe ntihagije. Urabona ko habaye ikibazo. Ngira ngo ubutaha noneho hatabayemo ikibazo ariko byanakunze
ngira ngo muri kubona ko nari nabikoze ahubwo bakambwira ko adahagije, narangije kuyabikuza kare kuko hasigaye imirongo ine. Bya bitatu byari byavuye ahubwo nabikoze inshuro ebyiri. So ni ibintu bisobanutse kandi bifatika rero. Icyo ukora usigara utegereje, noneho ubutaha kuri video y'igice cya gatatu ngira ngo nshaka kuzabereka uburyo watanga akazi ukoresheje uburyo watanga akazi nawe muri iyi platform, haba ku mu YouTube, ku mu creator wa Facebook, TikTok, ukabonaho views, followers na subscribe. Ubwo rero ngira ngo ubutaha tuzareba kuri aka kantu katanga akazi ku buryo bitanga neza kandi bikaba byizewe. Noneho hano hasi uri kubona ko handitse ngo akazi watanze, nabyo birakunda. Ngira ngo hano hasi handitse ngo ayo wabikuje, hano munsi yo kubikuza iyo uhakanze ategereza connection ize, noneho ayo nagiye mpekuza amwe yagiye aba rejected kubera connection. Ngira ngo murabibona neza, iyo atakugezeho barabikubwira, nicyo cyiza cyabyo, yewe na nimero yagiye ajyaho, sibyo? Ngira ngo murabona muri iyi minsi hano completed byarakunze, hano byabaye rejected, n'aha ngaha ngira ngo murabona ko byabaye rejected kubera ko connection iyo yanze barayagarura. Ntago amafaranga yawe yabura, ahubwo barayagarura. Ni ibintu bigaragara neza cyane uko ibikorwa byagiye bigenda. Murakoze rero, tuzahure mu gice gikurikira turi kubereka uko watanga akazi muri iyi platform.